Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni wa mwanya wacu Youth Time Revival, n'urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Dukomeje kugenda urugendo rwo gutekereza ku bubyutse no gusaba ububyutse, kandi no kugenda dutunganyirizwa kumva no gusobanukirwa neza abo turi bo mu gihe cy'ububyutse. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi tugiye kuganira ijambo Imana iduhaye, tugiye kumva nanone mbese uyu munsi Imana irashaka ko mu rugendo rwacu twongera gutekereza gute, twongera kureba hehe, twongera kwibwira iki. Kandi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umwuka wera baramusaba. Umwuka wera baramusaba. Hari abantu bicaye ariko kandi bifuza umwuka wera, ariko ijambo ryacu uyu munsi riri kutubwira ngo umwuka wera biradusaba ko tumusaba. Yesu ashimwe cyane. Luka igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 13 hari amagambo avuze ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho guha rwose umwuka wera abamumusabye? Niyo magambo tugiye kurebanaho, niyo magambo tugiye kuganiraho kandi tugiye kwibaza uyu mugoroba. Mwene data, ndagira nkubwire ngo umwuka wera biradusaba ko tumusaba, biradusaba ko dushishikarira kugira inyota yo kumwifuza, hanyuma tukamusaba Imana, kandi Imana yiteguye kumuduhereza. Nta bundi buryo bundi bushoboka bwo kwakira umwuka wera Imana yagaragaje uretse kumwifuza no kumunyoterwa ukamusaba. Imana ishimwe. Tumaze iminsi turebana ku mwuka wera, kandi Imana yagiye iganirira natwe ibintu byinshi kandi bitandukanye kandi bikomeye byo guhishurirwa kumenya umwuka wera, kuhishurirwa kumumenya birenze uko amenyekana. Ariko uyu munsi Imana iri kuvugana natwe ngo uyu mwuka wera rero umeze kwa kundi, uteye kwa kundi, utekereza kwa kundi, ukorana natwe kwa kundi, kugira ngo aze mu buzima bwacu, atangire urugendo rwo komatana natwe umunsi ku munsi no kugenda tuzamura tugeza aho Imana ishaka. Bikeneye ko niba utaramwumva mu buzima bwawe umusaba. Urasabwa gutangira gusenga, ariko kandi mu masengesho yawe ugatangira gusaba Imana kukuzuza umwuka wera. Hari impaka nyinshi zijya zigirwaho n'abantu, nakibaza ati se ninde muntu utagira umwuka wera, ninde muntu utabana n'umwuka wera? Ibyo ni ukuri, kandi rwose ni ukuri kwinshi kandi rwose kuzuye. Umwuka wera ni Imana. Ubundi twarasanze umwuka wera ni Imana. Kuba rero umwuka wera ari Imana, ni ukuri kuzuye. Imana ibana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko tugaruke nanone turasanga ijambo Yesu yabwiye abigishwa ngo mugende mutegereze ibyasezeranijwe, hanyuma muzajya kwigisha ari uko mwamaze kuzuzwa umwuka wera. Iyo turi kuvuga ngo umwuka wera baramusaba, tukagaruka tukavuga kandi umwuka wera abana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubwo tuba dushatse kuvuga iki? Kandi tuba dushatse kuvuga ngo hari urugero, Yesu ashimwe cyane, rwo kuzuzwa noneho umwuka wera. Haleluya. Ibi nibyo rero turimo dushaka gusaba Imana. Turagira ngo tuve muri confusion. Umwuka wera twasanze ari Imana n'ubundi, hanyuma kandi Imana ibana natwe, igendana natwe, ihorana natwe, ibera hose icyarimwe. Ibyo ni byiza cyane, ariko twibaze nanone, Imana yari yaza mu buzima bwawe igafungura umutima wawe, ukayifungurira umutima wawe kubera inyota wagize yo kuyitumira mu buzima bwawe, ukumva yujuje muri wowe izindi mbaraga z'umurenga zirenze izo wari usanzwe ufite, zigufasha kuyihamya ku rwego utari usanzwe uyihamyaho. Kuko twasanzwe umwuka wera naza azadushoboza kuba abagabo nyabagabo mu byo guhamya Imana. Niyo mpamvu rero icyifuzo cy'umwuka wera kubizera ni ngombwa. Dukeneye kubaho ubuzima bwacu tukabushwanyaguriza kwemera kuba mu busabane n'Imana muri detaye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uko gutumira Imana muri detaye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi niko kutugera ku kigezo cy'uko twuzuzwa umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Imana igafata ubuzima bwawe bwose, Imana igafata wowe wese ikagutwikira,
ukayegurira byose, nayo igafata byose, ugasohora ibyaha muri wowe kugira ngo Imana ibone ubuturo muri wowe. Icyo kigezo rero cyo kwakira ubumana muri wowe kuri urwo rwego ni icyo Imana iri kuduhamagarira mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Imana iri kudusaba iki? Imana iri kudusaba ngo twinjire mu masengesho yo gusaba ubu busabane n'Imana buri kuri uru rwego. Uru rwego twasanze amasengesho no gusabana n'Imana. Buretse twumva ukuntu ibi bintu bidakomeye. Mwene data, ibi bintu twagiye tubyiga tukumva biraremereye kandi bizatugora ndetse bizadutwara igihe, ariko ndagira ngo tugaruke nanone twumve ukuntu Imana iri kuvuga. Imana yo irashaka ngo twinjire mu masengesho yo gusaba umwuka wera. Bivuze ngo nitwinjira mu busabane n'Imana bwo kuyisaba umwuka wera, tuzaba turi gukora igikorwa cyo gusabana n'Imana muri ayo masengesho. Uko dusabana n'Imana rero niko twezwa. Yesu ashimwe cyane. Uko twegerezwa Imana mu busabane niko tugenda twezwa. Uko turushaho kwezwa niko Imana igenda ifata ubuzima bwacu, niko Imana igenda iganza mu buzima bwacu. Turezwa, tukwezwa, Imana ikaganza, ikatujyana, ikatugeza ku kigero yuzura, isaba kandi yuzura ubuzima bwacu bwose. Uko kuzura, haleluya, niko kwabaye muri iriya minsi 10. Imana ihamagara abigishwa, Yesu arabahamagaraga, mugende mwiherere, musenge, musabane nanjye kugira ngo mbategurire kubuzura. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera kugira ngo aze mu buzima bwawe, yemere kuzura no kubatiza ubuzima bwawe, buhinduke bwinikwe mu Imana, Imana ikubemo ikuzuremo, ukeneye kumusaba. Niko Imana iri kuvugana natwe uyu munsi. Twinjire mu masengesho yo gusaba umwuka wera, twinjire mu cyifuzo cyo gusaba umwuka wera, twinjire mu cyifuzo cyo gushaka no kugira inyota y'umwuka wera. Umwuka wera nitumwifuza tukamusaba, bizatwinjiza mu ruganda rwo gutunganywa n'Imana muri ubwo busabane, tugere ku kigero cyiza Imana idushakaho, hanyuma umwuka wera atahe kandi aganze yinjire mu buzima bwacu. Ni Youth Time Revival. Ibi nibyo tugiye kuganira, ibi nibyo tugiye kuvuga, ibi nibyo tugiye gushakana umwete, kandi nta gucogora, nta gucika intege, nta kurambirwa, kugeza igihe ubuzima bwawe buzabamwo umwuzuro w'imbaraga z'umwuka wera. Aho ngaho niho uzavuga uti noneho Mana, isezerano rirasohoye, ngiye kwibera mu buzima bw'isezerano. Dukeneye urubyiruko rubaho mu buzima bw'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Youth Time Revival. Urubyiruko ni igihe cy'ububyutse. Umwuka wera n'ububyutse ni ibintu bidasigana. Tumushake, tumusabe, tumunyoterwe. Imana yiteguye kumuduha. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikumpera umugisha. Umunsi mwiza. Yesu mugendane, mugumane. Imana iguha umugisha. Amen.